Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Polisi y'u Rwanda. Umutekano niwo shingiro rya byose, ndetse kubungabunga bikaba inshingano zacu twese, kuko iyo uhungabanye ingaruka ntawe zitageraho. Muri iki kiganiro turagaruka ku nkongi z'umuriro nk'uko byagaragaye ko zikunze kwiyongera mu gihe cy'impeshyi. Turareba igikunze kuzitera n'uko zakwirindwa. Turaganira kandi n'abaturage aho twabasanze mu bikorwa byabo bitandukanye, maze twumva ubumenyi bafite ku kwirinda inkongi, ndetse tuze no kumva icyo buri wese asabwa kugira ngo ducukubire nazo. Mu gutangira iki kiganiro, ushinzwe amahugurwa mu ishami rya polisi rishinzwe gukumira no kuzimya inkongi aratubwira inkongi zikunze kugaragara n'ikizitera, ndetse n'icyo polisi ikora mu gufatanya n'abaturage mu kuzikumira no kuzirwanya mu gihe zavutse. Muri iki gihe haragenda n'ubundi haboneka inkongi, dusanga rero inyinshi zituruka ku mashanyarazi, abantu batitayeho muri installation batakoresheje neza. Ku rwego rwa kabiri haza zituruka kuri gazi, aho abantu bakoresha gaze mu ngo ariko badafite ubumenyi bwo gukumira iyo nkongi cyangwa kuzirinda. Izindi ni zituruka ku burangazi, aho usanga abantu barakoresha ibikoresho ariko banarangaye, bikaba byateza inkongi z'umuriro. Hari izigenda zituruka ku bantu batwika ibyo twakwita nka wild fires, ni imiriro yo mu mashyamba, aho usanga abantu batwika ibishingwe mu ngo cyangwa aho bahinga, bikaba byakongeza bigafata ahandi. Hari inkongi kandi zituruka kuko abantu babitse ibikoresho nabi, urugero ugasanga nk'umuntu yegeranije nk'ibintu bishobora guhura bigateza ikibatsi. Ibyo byose tugenda tubibona. N'izituruka ku makosa y'abantu, ugasanga nk'abantu barasudira ariko ari gusudirira ahantu hari ibikoresho bishobora kujyamo ibyo twita sparks, nk'umuntu usudirira hafi ya za matera cyangwa se y'ibarizo, inkongi zikaba zaturukaho. Iri shami rya fire brigade mu nshingano nyamukuru dufite ni ugukumira inkongi, ni ukuzirwanya, ndetse tugakora n'ubundi butabazi. Mu kuzikumira rero dutanga amahugurwa mu bigo byigenga, mu bigo by'ubucuruzi, mu bigo bya leta, mu baturage, mu masosiyete n'amakoperative atandukanye, aho ariho hose, mu bigo by'amashuri, mu bafite amaresitora, udukiriro, ibitaro bitandukanye mujya mubibona. Ariko tubwira abantu uko wakwirinda inkongi. Uko rero iyo dukora ayo mahugurwa biradufasha cyane, kuko wa muturage iyo amaze kumenya icyatera inkongi, kubyirinda biroroshye. Icya kabiri, tubereka uko wakwitabara cya gihe inkongi nabwo ikivuka. Bamaze kuba benshi rwose baduhamagara batubwira muti mwarakoze, gaze yari ituritse ariko ndayijimije, imodoka yanjye yari yatse ariko nkoze ibyo mwambwiye, inkongi irazimye. Aho rero dukora n'abaturage dutanga iyo awareness mu byo wakwirinda n'icyo wakora inkongi ibaye. Kabiri, dukorana n'abaturage iyo dukora ubugenzuzi bw'inyubako, aho bakorera, aho batuye, tureba niba koko hujuje ibisabwa kugira ngo ya nkongi ibitahaba, cyangwa se ninahaba habe hari ibyo wakwitabaza uyizimya. Hanyuma icya gatatu ko dukorana nabo ni ukubatabara igihe baduhamagaye ko ya nkongi ibaye, aho dufite ubushobozi, imodoka n'abapolisi, ndavuga deployment, nibura tubatabara mu gihe gito cyane. Twifuje kumenya ese ubundi ni ryari umuntu akwiye gutangira gutekereza kwirinda inkongi y'umuriro, birareba nde, kandi ni ubuhe bwirinzi bwa nyabwo bw'inkongi? Twaganiriye na Ignatius Mugabo, umuyobozi w'ikigo cyigenga gitanga amahugurwa ku gukumira no kurwanya inkongi cya Mugolds International Limited, maze abidusobanurira mu buryo bukurikira. Ubundi hari abantu inzu iyo ukitegura kubaka nyine, nk'uko utegura kuzashyiramo amashanyarazi, uko utegura kuzashyiramo, ugomba no kwitegura gushyiramo ibikoresho byirinda inkongi y'umuriro, kuko inyubako yose uko yabingana uko ariko kose, nta kiza nshobora kubona cyihutirwa gishobora kuyangiza kuruta inkongi y'umuriro. Niyo ya mbere. Rero ugitangira ugiri kuri fondasiyo, ugomba no kuvuga ngo iyi nzu izajyamo ibikoresho ibi n'ibi bizayirinda inkongi y'umuriro iramutse ibaye. Ahantu hahurira abantu benshi naho haba ari ibyago byinshi byo icyambere kugira ngo habe inkongi y'umuriro, kubera ibikorwa biba bihakorerwa bitandukanye, birimo iby'amashanyarazi, birimo wenda ibintu byinshi baba bahakorera, ibyo twita economic activities, ibikorwa bya buri gihe
bya ekonomi by'ubuzima bw'abantu. Icya kabiri ni uko ibyo byago biramutse bibaye, nanone ibyago byo kugira ngo umuntu aba yahakomerekera cyangwa yahatakariza ubuzima nanone biriyongera kubera ko abantu aba ari benshi. Iyo ikibazo nk'icyo kibaye bapfa kumva ngo habaye ikibazo gusa. Akenshi iyo mwumvise ngo abantu ngo bapfire mu nkongi y'umuriro ntabwo ari uko baba bahiye. Akenshi bapfira mu ruvunge rwo guhunga, abandi bagasimbuka mu mazu, abandi bakikingirana mu matuwarete kubera kutamenyera cyangwa se kutaba batarimenyereje ngo bamenye ngo inkongi y'umuriro n'ibitangiye ntabwo ihita isakara hose. So icyo basabwa rero icya mbere ni ukwitoza, ukamenya ngo niba duhuriye ahantu cyane cyane nk'ahantu hari amasoko, abantu benshi ugasanga abantu n'uruvunge, abantu bayobora aho ngaho bakwiye gufata ingamba zo kuvuga ngo haramutse habaye ikibazo nk'iki abantu twabahungisha gute. Noneho hakabaho no gutegura abantu bahakorera, ukabamenyesha. Hari ibyo twita fire drill. Fire drill ni nk'uko turi muri iyi nyubako mukaba mwiteguye ngo haramutse habaye ikibazo twahunga duciye aha ngaha, apana buri muntu wese guca aho ashatse. Iyo habaye uruvunge abantu baca aho bashatse, niho abantu bakomerekera, niho abantu bashobora no gutakariza ubuzima. Ubwirinzi bwa mbere ku muntu ni ubumenyi, kumenya ngo iki kibazo ni ikibazo, kuko akenshi ikibazo utakizi ko ari n'ikibazo nta nubwo ukirinda. Ubwirinzi bwa mbere ni ubumenyi. Noneho reka tujye ku bikoresho. Ibikoresho hagomba kureba ngo ni ibikoresho ki bikenewe bitewe n'inyubako igikorerwamo. Tuvuge niba ari sitasiyo, ntabwo ibikoresho bikenerwa muri sitasiyo aribwo bikenerwa muri alimentation. Urugero, ntabwo ari byo bikenerwa mu biro. Bakagira ibyo bikoresho bigasuzumwa buri gihe. Ku bikoresho ni nk'uko watwara imodoka utayitwara muri control technique, ishobora kuzagereka guhagarara mu muhanda. Biriya bikoresho nabyo nuko bigira amabwiriza y'ukuntu bigomba kugenzurwa no gukorerwa serivisi. Then ikindi ni ukugira n'abantu bagomba kubikoresha, bazi kubikoresha. Ni ibikoresho by'ibanze, bazi kubikoresha n'igihe bagomba kubikoreshereza. Hari ubwo kizimyamoto ushobora kujya kuyikoresha umuriro warenze urugero rwa kizimyamoto, rukeneye noneho gutabaza polisi. Aho bantu bakaba barigishwa bakavuga ngo umuriro ukiri ku rugero uru nguru nakoresha kizimyamoto ingana gutya. Buri muntu ku giti cye, ari iwawe mu rugo, ari ku kazi aho ukorera, buri muntu wese birakureba, kuvana ku muntu wo hasi kugeza ku hejuru. Mwese mugomba kumenya uko ingamba zishobora gukorwa kugeza kwirinda inkongi y'umuriro, kuyirinda mbere na mbere, ariko no guhangana n'iramutse ibaye. Bamwe mu baturage twaraganiriye maze batubwira ibiba bishobora guteza inkongi iyo bari mu bikorwa byabo bya buri munsi, uko bazirinda ndetse n'uburyo baba bashobora guhangana nazo igihe zivutse. Nibyo koko mu magaraje mu kazi kacu ka buri munsi dukunda guhura n'ibintu bishobora kuba byatera inkongi y'umuriro. Ni byinshi ariko bimwe muri byo ni nk'ibyo twakwita byo dukunda kwita ngo ni kurusirikwi nk'abatekinisiye. Ni ukuvuga kuba wahuza imiriro y'imodoka ku buryo bibyara ibishashi. So kigiye bishobora kuba byatwika imodoka cyangwa se bigatwika naho mukorera. Icyo ni kimwe. Murabizi ko imodoka igiramo essence, kandi essence ni ikintu gikunda gushya cyane. So igihe uri gukora ku modoka, essence ikabira iri nkaho mukorera wenda yamenetse hasi cyangwa se yamenetse ku modoka, ibyo nabyo bishobora kuba byateza inkongi y'umuriro. Ni kimwe na mazutu, usibye ko essence ariyo ishya vuba kurenza mazutu. Hanyuma ibindi ni ibikoresho dukoresha buri munsi, harimo ibikoresho byifitemo amashanyarazi bishobora nabyo kuba byatera inkongi y'umuriro. Yego, no kuvuga ngo iyo urimo urasudira ariko ukaba wasudira ahantu hashobora kuba hari amatineri cyangwa ibintu bishobora kuba byashya, byose byateza inkongi, cyangwa ibintu by'ibipapuro, nibyo bintu bishobora kuba byateza inkongi. Naho ahandi iyo uri gukoresha insinga zujuje ubuziranenge zifunitse, urabona nk'izi nsinga tuba turi gukoresha aba ari insinga zitapfa guteza inkongi cyangwa izindi agisida zijyanye n'umuriro. Imana ishobora gutera inkongi y'umuriro ni nk'abantu wenda bashobora kuba banywera nk'itabi mu kazi, ariko ibyo byose twebwe tugerageza kubyirinda. Iyo hagize umuntu ubona ari hanywereye uhita umubuza hakiri kare. Iyo tugira mbwa hano hantu ntabwo byemewe, waduteza inkongi y'umuriro, akabasha kubyirinda nyine akabyumva. Abenshi barabyubariza bagahita barizimya bagahita banagenda bakajya nko kurinywera ahantu bitateza ikibazo. Tuba dukwiye kwitaho nk'imashini, igihe tuba dufite nk'imashini ukareba yuko itakoza nka siriko kugenda nk'urusinga rwakomanya n'urundi, ibyo bintu ukabyirinda. Uburyo twirinda rero ni ukureba gazi dukoresha niba idashobora guteza ibibazo mbere y'uko ikoreshwa. Aho rero tureba kuvaho itanka ijya kuri gazi iri kugeza
aho tuyikoresha tuyicana niba muri iyo nzira nta mbogamizi zirimo zishobora gutera impanuka z'inkongi. Aho iyo tuhageze turongera tukajya kuvaho ihera itangira gukoreshwa, tukareba niba n'ibikoresho tuyikoreshamo birimo amashyiga bidafite imbogamizi. Ashobora kuba yaragize amafuyite wacana akaba yakora inkongi bitari ngombwa. Ibyo rero byose turabireba mbere yo gutangira akazi kugira ngo twirinde hakiri kare. Ibyo twifashisha bya bikoresho byabugenewe. Hari uburyo bwa gazi detector tugomba kuba dufite kugira ngo iyo ifite ubushobozi yenda burenze ubwacu bwo kuko nicyo yaremewe turayigira kugira ngo twirinde. Ibasha rero kuduha sinyare mbere y'uko ibyo byaba, tugahita tuba twareba ikiyiteye tukayikoresha muri ubwo buryo. Icya mbere iyo tugiye gutangira gukora akazi turabanza tukareba insinga zacu tugiye gukoresha ko zujuje ubuziranenge, naho ducomeka ko naho huzuje ubuziranenge. Ikindi kandi iyo tugiye gukata ibyuma turabanza tukareba aho tugiye kwerekeza ko nta bipapuro bihari. Hari ibintu byinshi tuba tugomba gukurikiza. Icya mbere ni ukureba ko aho uri gukorera hasukuye, hameze neza, hashobora kuba hatateza inkongi y'umuriro. Icya kabiri ni ugukurikiza ibyo twita amabwiriza aba yaragenwe n'uwakoze imodoka, ko buri kazi kose uri gukora kaba gafite uburyo kakabaye gakorwamo. Niba wenda tuvuge ari nka batiri ugiye gukuraho cyangwa se ugiye gushyiraho, ufite uburyo uyikuraho n'uburyo uyishyiraho, ntabwo uza ngo uhite urambikaho uko wiboneye kose. So icyo nashishikariza abatekinisiye bagenzi banjye ni ugukurikiza user manual cyangwa se uko ibintu step by step iyo uri gukora akazi kawe. Hanyuma ikindi ukareba ko aho uri gukorera hameze neza, hasukuye, hatateza inkongi y'umuriro. Hanyuma ikindi ni ukuba mufite n'ibikoresho by'ubwirinzi kugira ngo n'igihe inkongi y'umuriro bibayeho habe habasha kubaho ubwo buryo bw'ubwirinzi, cyangwa se ya nkongi ukaba wabasha kuyihosha itarangiza ibintu byinshi. Ugeze nk'ahantu ugasanga hari ibintu by'amakarito, ibintu by'amashashi bigenda cyangwa iby'amacupa bigenda bikwirakwira, ibintu ukaba wabikura mu nzira ku buryo ntawe biza guhurira n'umuriro, ukaba ufite insinga zawe nzima. Rwose ibyo bintu nta hantu wazapfa uhuriye n'inkongi. Ariko ubundi byagakwiye yuko mu gihe habonetse inkongi nyine hari ibyo bita mekanizme de defense. Iyo uri hafi y'aho bicometse urakupa cyangwa se ugafata kizimyamwoto, tuba tuzifite. Urabona harimo kizimyamwoto, ufata kizimyamwoto ukazimya nta kibazo ku buryo bwihuse mu gihe inkongi itaraba nyinshi. Mu gusoza iki kiganiro, ushinzwe amahugurwa mu ishami rya polisi rishinzwe gukumira no kuzimya inkongi aratubwira umwihariko w'impeshyi nk'igihe cyorohereza inkongi kuvuka no gukwirakwira, ndetse arakangurira buri wese kugira uruhare mu kuzirwanya kuko inyinshi ziba usanga abantu bazigizemo uruhare. Mu gihe cy'impeshyi rero ibishya usanga tubifite mu buryo butandukanye. Hari ibishya bisukika, hari ibishya by'imyuka nka za gazi, hari ibishya bikomeye nk'ibiti, imbaho, impapuro, ibishingwe n'ibindi. Usanga rero kenshi na kenshi ibyo byifitemo gushya mu gihe cy'impeshyi biba bikakaye, biba byoroshye cyane kuba byahura n'ubushyuhe ubwo ari bwo bwose hakaba inkongi. Dusaba rero by'umwihariko abantu kwirinda cyane ikintu cyose cyazana ubushyuhe ahantu abona afite ibishya. Urugero, niba ari muri abakora nko ku ma petrol station, kuri za essence na mazutu n'ibindi, nko mu gihe cy'impeshyi iriya ni ibintu bitumuka, kandi iyo bihuye n'ubushyuhe bishobora guteza ikibatsi. Bakwiye kubahiriza amabwiriza nk'ayo kurifiringa imodoka zizimije, kwirinda ikindi kintu cyose cyazana ubushyuhe hafi ya za gas stations na petrol stations. Tukongera kandi tugashishikariza abantu mu ngo n'abaturanye n'amashyamba kwirinda gucana ibishingwe cyangwa gutwika ibishingwe babitwikiye mu ngo cyangwa se bakabitwikira ahegereye amashyamba. Ibyo birabujijwe muri iki gihe cy'impeshyi. 90% inkongi ziba kuko abantu bazigizemo uruhare. Nk'abakorera mu mazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye bakwiye kwita kuri installation z'amashanyarazi, bakwiye kuba batagira uburangazi igihe bakoresha ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Bakwiye si nabo bonyine, n'undi muturarwanda wese cyangwa umuntu wese ugenda mu Rwanda akwiriye no kugira ibizimyamuriro, ibizimyamwoto aho akorera kandi akamenya no kubikoresha. Muri iki gihe rero by'umwihariko
haba mu maofisi, haba mu masoko, haba mu bigo byigenga n'ibigo bya leta, ndetse n'inyubako z'abantu zikora ubucuruzi bwihariye. Buri wese akwiye kwitwararika ikintu cyose cyateza inkongi y'umuriro. Igihe inkongi ubona itarazamuka, hari icyo wakora. Icya mbere ni ugutabaza polisi y'igihugu, ishami rishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro n'ubundi butabazi, ku murongo utishyurwa 111. Aho uri hose, ubu dufite posite z'ubutabazi mu ntara hose no mu turere. Icyo gihe iyo uhamagaye nimero imwe mu z'ubutabazi, duhita tubwira abakwegereye bakagutabara. Tubashimiye ko mwadukurikiye. Twese hamwe dukomeze kuzirikana ingamba zo kwirinda inkongi nk'uko zagarutsweho muri iki kiganiro, bityo dukomeze kugira umutekano uhamye.